hanyuma ngo yitegereje Yohana ngabona ngo uretse no kujya kugifata nandi ugomba ngo kukireba. Yosuwa, igitabo cya Yosuwa ibice byaho turasoma ibice 14 urahera ku murongo wa 6 ugeze ku murongo wa 14. Yosuwa ibice 14 ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Abayuda baherako basanga Yesuwa i Gilgali. Kalebu mwene Yefuni umukenazi aramubaza ati, uzi icyo Uwiteka yatuvuzeho? Yewe nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi i Kadeshi Baruneya. Icyo gihe yari maze imyaka 40 twari tukiri i Kadeshi i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka anuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya, ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwo. Yeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka byose. Muvuge ngo amen. Haleluya. Kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. 10. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 kuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi ishyikije imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite ujya munsi Mose yanyoherezaga. Uko imbaraga zanjye zameraga urugamba n'abarangatabarukana n'ubu niko zikiri. None umpe umusozi w'Uwiteka yavuze ujya munsi. Icyo gihe bumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, birukane nk'uko Uwiteka yavuze. 13. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefuni umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. 14. Nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefuni w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka. Haleluya. Uwiteka Imana ya Isirayeli bose munyikirize muvuge ngo amen. Uyumve muyitega amatwi nawe nufashwe uyibyinire. Haleluya.
urakijijwe sengera muri ADPR paruwase yanjye ni ku Muhima Imana iguhana umugisha hanyuma itorero ni ku Munini. Dushimiye Imana itwemereye guhagarara hano kandi dushimiye Imana yabazanye nanjye kanza. Yesu ashimwe. Amen. Mushumba yabivuze ngiye mbyumva cyane. Twebwe n'ingoma twayivugije kwa Kangahera kwa kabiri nibwo twabashije kuvuza ingoma ko twebwe baranadufungiye rwose ni tugira iminsi tugaterana kubera ibyuma ariko dushimiye. Hanyuma rero dushimiye Imana ko yaduciriye inzira tukaza imbere yayo izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ubu kuba mfite mikoro ndumva ari igitangaza ariko mfite n'ubwoba ko nabwo nzabwiriza ahari nta mikoro mfite ariko ubwo bituruka hejuru uko bisa kose akamikoro bazagatanga. Urumva Imana ibitakoze. Uyu ni umwanya w'igiciro nubwo tubona nk'ibintu bisanzwe ariko Imana iba yakoreyemo ibintu bikomeye. Rero shimiye Imana, Imana mufashe tuyihereze icyubahiro. Icyubahiro ni icyaha. Icyubahiro ni icyande. Dusomye amagambo y'Imana shaka ko tuganiraho umwanya utari muto kandi utari munini. Afite ijambo rimwe rivuga ngo komatana n'Imana cyangwa na Yesu. Komatana na Yesu bizana umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Se mukunda ijambo ry'Imana? Yego. Komatana na Yesu bizana iki? Umugisha. Nta soni mfite zo kwamamaza Yesu. Naje kukubwira ngo matana na Yesu. Muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Kubera ahandi hose wajya undi wese wakwishingikirizaho nta kintu yakumarira. Muririmbyi wacu twefata nawe ndamukunda yaravuze ngo ntawe ufite urukundo nk'urwo yankunze ngo kandi naho yabaho njyewe sinamwiringira. Aravuga ngo Yesu niwe ushobora ibyananiranye imibabaro yanjye akayimenya yose. Naje kumugushishikariza kugira ngo womatane na Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Impamvu turi kubwirwa komatana na Yesu nuko ibishaka kumudukuraho bihari. Burya Imana nikubwira ngo nzakugaburira ujye umenya ko nta byayo ari kuzaba ku buzima bwawe. Wari kuzarinda upfa wicwa n'inzara. Nikubwira ngo nzakwambika ntabwo wari kuzigera wambara ariko kuko ari Imana ikureberera muvuga ngo bena ikabivuga. Haleluya. Impamvu rero tubwiwe komatana na Yesu nuko ibimudukuraho bihari. Imana ishimwe. Hanyuma mureke twomatane nawe tuzabona ikintu bita umugisha. Kandi ikindi cya kabiri nakubwira gikwiriye gutuma womatana nawe nuko ari ukwiriye. Muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Nuko ari ukwiriye. Burya mu buzima bwawe ni Yesu ukwiriye. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ni Yesu ukwiriye. Ibyo bintu mu byahishuwe biri. Yohana ngo yari arimo yerekwa mu bice ndumva ari ibice 5 umurongo wa 5. Ni inkuru z'ukuntu ngo Yohana yari arimo yerekwa ariko ngagiye kubona mu bintu yerekwa mudafashwa njyewe ndafashwa kuko ni kuvuga ibintu bidasaza ni kubabwira ibintu bizabakurikirana n'abana banyu n'ubuvivi n'ubuvivure kandi bikabagirira umumaro. Haleluya. Nta bwangati bitera rero nta n'umwaka bitera byakire mu izina rya Yesu. Uyu mugabo Yohana ngo yagiye kumva yumva ngo hari marayika ukomeye w'Imana. Ndashaka kuguha ibintu bifatika udapfa kugira ngo nikukubwira ngo matana nawe bimwe byo mu gipira. Ngari maravuga n'ijwi rirenga ngara ari kurangurura ngo ninde ukwiriye. Vuga ngo ni Yesu ukwiriye. Ngo ninde ukwiriye. Ngo hari yari yicaye kuri ya ntebe. Hari yari yicaye he? Kuri ya ntebe. Ako ko mutasubiza mufite igihe kimwe. Hari yari yicaye he? Kuri ya ntebe. Ngo uwo mumarayika ukomeye arimo ararangurura ngo ninde ukwiriye mu biremwa biri mu ijuru. Ninde ukwiriye mu biremwa biri mu isi. Ninde ukwiriye mu biremwa biri ikuzimu. Ninde ukwiriye kujya kubumbura kiriya gitabo. Ngo iyo yari yicaye kuri ya ntebe yari ifite. Hanyuma iki gitabo cyari gifunitse
imbere n'inyuma ngo gifunikishije ubushishi. Hanyuma ngo yitegereje Yohana ngabona ngo uretse no kujya kugifata nta n'ubwoba ngo kukireba habe no kukireba. Ngo Yohana atangiye kurira kuri uwo murongo wa 5. Abazajya mu ijuru haleluya. Amen. Iyo ubibwira umuntu utegereje etaje na agategereza ibintu nk'ibyo ngibyo kurongorwa no kurongora, aba yumva atazi ibintu urimo, abashaka ko wivugira ibintu bya zopaya zomene gusa. Ariko abantu bazataha mu bwami bwo mu ijuru haleluya. Amen. Yohana atangira kurira, atangiye kurira ngo yumve ijwi rimubwira ngo wirira Yohana, wirira Yohana, wirira Yohana. Aya sirasire kuko intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje igishyitsi cya Dawidi. Ngagiye kubona umwana w'intama w'Imana gusa mu batambakindagira gitware wayifata aba yarayifashe. Haleluya. Amen. Karangije buriya Yesu ubwo yaragifashe yari yemeye imibabaro yose ikirimo, yari yemeye agahinda kose kakirimo, yari yemeye mbega ibintu byose bibi ibyari kukubaho. Yesu yemera kubyishyiraho kugira ngo wowe ubone amahoro n'aka kanya ko kuza imbere y'ukabone nabyo buriya birimo. Vuga ngo ni Yesu ukwiriye. Yesu ukwiriye. Ni Yesu ugize ute? Ukwiriye. Komatana nawe rero ibimugukuraho byo birahari, nta nubwo nje kukubwira ngo birarangira, ahubwo reka nkubwire wa mugabo we subira mu mukandara wongera uzirike neza, wa mubyeyi we zirika igitenge. Umugabo witwa Mose wabayoboraga afata abantu 10 abatuma kujya gutata igihugu. Mumvugire ngo amen. Amen. Ngo bagezeyo ngo igihugu baragitata. Munzani ndebe koko kiti Imana yatubwiye. Bagerayo baragitata, bamaze kukireba neza ngo bafata no ku mbuto bashyira Mose. Mose arakireba, ariko mu gihe arimo areba izo mbuto areba ukuntu ari nziza, uwa mbere araza aramubwira ati rero ngaho mbwira ukuntu wabibona kiriya gihugu wabonye kimeze gute. Hanyuma muri abacantege bishyira imbere kurusha abantu, babanza no kuzunguza ururimi kangahe 7 mu kanwa. Uwa mbere bamugiye imbere ati rero Mose ukuntu bimeze kiriya gihugu uzakijyamo wowe n'umuryango wawe, uzakijyamo wowe n'umuryango wawe, twebwe nawe tuzajya kubera yuko hariyo ikintu bita Abanaki. Igihugu ni cyiza pe, ariko Abanaki bari hari ntabwo batuma tukigeramo. Uwa kabiri bigenda gutyo, uwa kangahe bigenda gutyo kugeza ku bantu bangahe? Ku bantu 10. Hasigara abagabo 2, uwo bita Kalebu n'uwo bita Yosuwa, nabo barabahamagara nabo baraza baramubwira ati rero ngo nkubwire, nubwo bakubwiye izo nkuru ibyo bavuze koko ni ukuri, ibintu birakomeye, ariko Kalebu aravuga ngo nkubwire yewe mugabo Mose we, nubwo wishanyagurijeho imyenda ukaba wambaye ibigunira, iteraniro ryose rikaba ryacitse intege, ariko hari password abantu b'Imana bagendana. Arababwira tuva mubwire yewe Mose, niba Uwiteka twishimye muvuga ngo amen. Ubundi iyo umuntu yakoze bife y'ibiti, umuntu wese arya ibyo ashoboye, siko bimeze. Niyo Imana ivugiye mu iteraniro ikavuga ngo nzaba nomba, siko bimeze. Ariko se niba uzi ko ntacyo umutima ugushinza, urumva mu banomba uraburi kereka za ntaragahanga, ntabwo ushaka ibintu bicuranga, kereka za ntaragahanga zimwe ziza guterana zikajya no gusomana, nizo ziba zibwiwe buri kubyumva neza. Aramubwira tuva akantu twebwe tugendana abantu b'isi batazi batazigera banamenya. Icya mbere niba Uwiteka vuga ngo amen. Niba twishimira uretse no kukiba, uretse no kukigera, tuzanabarya nk'abarya iki ubuzima. Ntabwo ugiye ngo amen. Yumvishije komera umwami wanjye amata. Twishimira
y'ubutayu inzira y'ubutayu igihe kiza kugera Mose aratanga arapfa hajyaho umugabo witwa Yosuwa. Yosuwa arabayobora abageza mu gihugu cya Kanani. Bagezeyo ngahamagara abakuru ahamagara abatambyi ngo bagabanye ukuntu nyine bagomba gutanga icyo gihugu kugihereza imiryango. Bagereka akaguru ku kandi, ariko umugabo wavuganye n'Imana Yosuwa byumva ntiyamwitaho, ariko nawe amenya ko kuva aho Imana yamubwiriye nta bindi bintu yavangavanze nabyo. Oya, aravuga ati reka ajye kuburana. Nababwiye ngo omatana na Yesu bizakuzanira umugisha. Ariko turi kumwe. Ese ndi kubapfunyikira? Mwihangane, ni ubushyuhe ni mwihangane, ariko mwumve ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ndarangije. Uyu mugabo arangije arisobanukirwa, amenya ko nta byaha yigeze akora, amenya ko Imana yamubwiriye ariho yaguma. Arangije aragenda yegera umugabo witwa Yosuwa. Aravuga ati yewe Yosuwa, ese waba unyibuka? Ati suri, ati ndi kare urumva bose rega buriya bari bashaka, erega ndi kare umwe wavuganye n'Imana wo. Ati baba we tindakwibutse, ati si igihugu uko byarangiye, cyakora hari ahantu hirya natwe twarahihoreye, ni ahantu Heburoni iyo ngiyo, ntabwo wabivamo rwose ihangana. Ati hoya wimbwira gutyo jyewe navuganye n'Imana, kandi kuva Imana yavugana nanjye ntabwo bigeze cy'iburyo cyangwa ibumoso. Ibyo Imana yambwiye nabigendeye. Nuvuga ngo amen. Mwana uko Imana yabanaga nanjye afite imyaka 40, n'ubu ngubu ufite 45. Mereza gakondo yanjye, haharaho Imana izagira gute? Izabana nanjye mbatsinde, nanjye mbone gakondo yanjye. Murongo wa 14 watubwiye ngo kuva na n'ubwo icyo gihe kugeza n'iki gihe ngo gakondo Heburoni ni gakondo ya Kalebu, kuko yomatanye nande? Kuko yomatanye nande? Imumatane n'Uwiteka. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Naje kukubwira ngo matana na Yesu nibwo imigisha ushaka uzayibona. Imana ishimwe cyane. Kandi mureke mbabwire ikintu gikomeye. Abantu bomatanye na Yesu, abantu bagendana na Yesu, dufite ibanga abantu batajya bamenya. Yesu ashimwe. Abantu bomatana na Yesu hari imigisha itugenda. Haleluya. Amen. Bibabwira se abantu bomatanye na Yesu bafite imigisha, bagendana nayo, ntabwo Imana ijya ibatererana, ntabwo Yesu ajya basiga cyene, ntajya batano ku rugamba. Muvuga ngo amen. Amen. Bafite ukuntu abigenza bikemera. Yesu ashimwe. Amen. Umugisha wa mbere nabonye w'abantu bomatana na Yesu, wa mbere na mbere nabonye afite ibintu byo kubarengeza. Vuga ngo Yesu afite ibyo kuturengeza. Yesu afite ibyo kuturengeza. Mwari muzi ko abifite? Vuga ngo arabifite. Afite ibyo kuturengeza. Nukubona bikomeye, kabona nta nzira, kabona nta cyerekezo, ariko gutangarije itangazo ngo ibyo kukurengeza Yesu ari nabyo. Haleluya. Amen. Zasome Luka ibice 18 umurongo wa 6 haravuze ngo none se umwami Yesu arabaza ati ubwo bigenze bityo, muvuga ngo amen. Imana izaburite kurengera intore zayo ziyitaki ku manywa na nijoro, mbese izazirangara? Izazirengera ndetse vuba. Ababyemera mu ntera icyubahiro ntabwo izabura kurengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, izazirengera ndetse vuba. Icya kabiri nabonye aba bantu bafite, abantu bomatanye na Yesu, ndashaka kumugukumbuza rero. Icya kabiri nabonye, haleluya, aba bantu baturwa imitwaro yose. Niba ugifite ngo nzarya nte, nzabaho nte, reka hari ibintu wikoreye bitakureba. Wowe kora icyaha cyo kwirinda, na Yesu arakora icyo cyo kugutura imitwaro. Ibintu wikoreye si ibyaha, kora umurimo wawe. Muvuga ngo amen.
n'abantu bashaka babe bari hano, bashaka bari hariya, bari hanze aha, abantu barushye ngo n'abantu bafite ibyaha. Iburyo ubona usambana bigashoboka, ukongera ukiyongeza, ukiba bikemera, ukagira amoko bikemera, ukagira inzangano bikemera, ukajya muri wonapo bikemera. Yeka mubwire, Yesu arambwira ngo nimubwire ngo urarushye, ariko ngo yewe urushye winara kuruhuka. Haleluya. Arambwira ngo abantu baremerewe, abantu baremerewe, ariko muzi ko Yesu aruhu amenetse kuva aho ngaho. Yesu agira ate? Yesu agira Yesu araruhu. Abantu baremerewe yarambwiye ngo ni abantu baje hano mu rusengero, baza baje gukizwa, bazi ko hari ibyo bagiye gufata. Bamwe bagiye kubona hari umuntu weretse kubwira umukobwa, aramubwira ati rero wowe va ku itorero ry'ahantu usengera ugenda ujya i Nyarugenge. Nyarugenge hariyo abakire benshi kandi nawe uri mwiza, nibazakubona uzahita kubona umugabo. Kaho nyumve ubusaza abakobwa beza bari i Nyarugenge batarababona bangana. Uwo muntu araruse, baje mu rusengero bazi ko hari ibintu bagiye gufata bifatika. Baje mu rusengero bazi ko Imana igiye ngo gukura intambara ziba mu ngo zabo. Barugezemo babona ahubwo biriyongera. Baje mu rusengero abana babo babanywana urumogi, ariko kugira ngo rurorere kuvaho bakabona ahubwo warumwaga rimwe ararumwa kabiri. Abo bantu bararemere. Imana irambwira ngo babwire ngo nabo nta wundi ufite ubutware, nta wundi ufite ubushobozi utari njyewe. Nimwakire kuruhuzwa n'Uwiteka. Haleluya. Abarushye abaremerewe nimuze nagirane ndabaruhura. Icya gatatu, aba bantu bafite ubwishingizi. Kamubwira ngo rama yawe mituweli ukoresha ntabwo byakubuza gupfa, ntabwo byakubuza impanuka, ntabwo byakubuza akaga, ariko turashimira Yesu. Haleluya. Aba bantu bafite ubwishingizi. Imana ishimwe. Yohana ibice 15 umurongo wa 7 hatubwiye ngo iki? Haravuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Haleluya. Musabe icyo mushaka cyose muzagira gute? Muzagihabwa. Urumva ko ntabwo ari ukubona kujya mu ijuru byonyine. Icyo ushaka cyose ijuru tuzarita, ariko Imana izaduha ijuru ni nayo yamuhaye akagashaka. Imana izaduha ijuru niyo yakubakira urusengero. Muvuga ngo amen. Imana izaduha ijuru niyo igukomereje ku kazi ufite. Imana izaduha ijuru niyo iguha gutwita ukabyara. Muvuga ngo amen. Amen. Nimuguma muri amagambo ya Yesu akaguma muri dusabe icyo dushaka cyose tuzagira gute? Tuzagihabwa. Mumugire ngo amen. Amen. Mugabo nanjye ndamwemera. 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 Mana uri Imana. Uri Imana. Reburiyo. Uri Imana. Uri Kaboni. Uri Imana. Uri Ashera. Uri Imana. Imana rubasha. Imana. Haleluya. Icya kane, mumbabarire cyo muntega amatwi birenze. Icya kane, umugisha w'abantu bomatanye na Yesu. Twebwe turi amarongo ya Yesu. Muvuge ngo amen. Amen. Turi amarongo ya Yesu. Amarongo ya Yesu. Haleluya. Amen. Wemera ko ari amarongo ya Yesu. Haleluya. Amen. Turi amarongo ye Yesu. Bundi iyo umuntu yabonye, iyo umugore n'umugabo babana mu rugo, umwe akazana bibiri undi akabibura, nibashaka baba yakuye kugirwa. Umugore wakiriye ibi bihumbi 2 abavuga ati uko bisa kose umugabo wanjye yavunikiye, kandi aba yayabonye ko kavunitse ibyo yabyabize
gatanu haravuze ngo nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanyu nanjye muzambera amarongo kuko isi yose ari iyanjye muvuge ngo amen. Amarongo ya Yesu haleluya. Reka tuzajya mu ijuru nta nubwo tuzajya kureba bariyo tuzajya kubayo kuko namenyeka aya maso yaba ay'umukirisitu yaba ay'umupagani yaba ari ukiriho cyangwa yarapfuye aya maso azabona Yesu azamubona. Hari igihe kimwe ngo amavi yose azamupfukamira birasobanuye ngo n'abazarimbuka bazamubona. Ntukavuga ngo tuzajya kureba bari ahubwo tuzajya kubayo. Mukomere Yesu amashyi. Haleluya. Icyanyuma ni icya gatanu. Yesu yarambwiye ngo abantu bamubatanye nanjye bambwirire ubabwire ngo nibakomere kuko mbafashe ukuboko. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Ongere amen. Haleluya. Cyangwa umugore muto wiwe uyu mudamu ufashwe ukuboko na Yesu. Muvuge ngo amen. Niba baba bari kugendana mu nzira ariko ngo da bino bana ndabicaye nawe ndaguteza ikibazo. Niba baba bari kugenda mu nzira muvuge ngo amen. Bari kugendana na Yesu muvugire ngo amen. Bakagera ahantu hari iteme uyu mugore azagira ubwoba musubiza ariko azagira ubwoba kandi ari kumwe na Yesu. Nibagera ahantu barimo bagendana icuraburindi rigakuba uyu mugore afite ikibazo. Yesu yarambwiye ngo aho kubaterura nzabaterura, aho kubakikira nzabakikira, aho kubaheka nzabaheka. Niba byumva mukomera amashyi. Abiri jambo riri muri Yesaya 45 n'amagambo yabwiye ku namubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza. Tugize imiringa zagenda zicamo kabiri ndetse n'ibihindizo byabo. Mwongere mumere Yesu icyubahiro. Narindi kukubwira ngo batana na Yesu kuko ari mukwiye. Yesu ashimwe. Niba ukeneye kuri iyo migisha, niba ukeneye kugubwa neza, hari n'iyindi nawe umwana w'umunyabwenge iyo bamwigishije ikintu hari n'ibindi binagenda nawe yishakiye. Iki gitabo cya Bibiliya kigizwe n'ibitabo 66. Harimo amategeko, harimo ibintu byinshi. Ugenda ureba imigisha y'abantu b'Imana bagiye bahura nayo Imana ikabagirira neza. Nushaka